rero ntitwabonye uza agenda nk'umuntu, ahubwo twabonye Imana izigenda nk'ikora. Ntabwo mubyumvise? Ntabwo twayibonye itembera aha muri karitsiye nk'umuntu, ariko twabonye imirimo yayo tumenya ko ari ikoze. Nashaka kubabwira ngo Umwuka Wera ubwe ni ukora isuku mu nzu y'Uwiteka. Umwuka Wera ubwe ni ukora isuku mu mutima w'umuntu wubaha Imana. Umwuka Wera ubwe aganira, avugana mu buryo buri direkite n'abantu baza mu rusengero. Umwuka Wera ubwe niwe utegeka ibikwiriye gukorwa, niwe utanga gahunda, niwe uvuga ngo nimupange amasengesho y'iminsi 3. Buriya wowe uri urusengero rw'Imana mo imbere muri wowe. Sinzi niba wari ubizi. Muri wewe imbere uri urusengero rw'Imana. Muri make y'Imana ije gutura mu muntu, ntabwo itura mu ikote no mu mufuka, itura imbere ahatagaragara mu muntu w'imbere. Kandi iyo igezemo igaragara inyuma. Ngo iki? Ntabwo mubyumvise. Ndavuze ngo iyo Imana igeze mu muntu imbere igaragara n'inyuma. Ngo amaboko y'Imana turamire tugeze mu minsi mibi. Amaboko y'Imana baramire mwebwe banyamasengesho. Amaboko y'Imana aramira abana banyu. Dore Satani arabashaka kandi arabashakisha imbaraga nyinshi. Haleluya. Duherukana ku mugoroba ushyira Pasika. Hari kuwa kangahe? Hari kuwa 5 ku itariki 7. Murumva ntabangutse? Muri abanyamugisha, abantu bakunda urusengero rwera. Nta hantu heza habaho nko mu rusengero. Amen. Rwose ni heza. Umwanditsi w'ijambo ry'Imana yaravuze ngo hatonyanga n'imigisha. Hanyuma mu rusengero n'ikindi gihe cyose wahageze, n'uyu munsi ukaba waje, nta munsi n'umwe gihe nigeze mbona mu rusengero hatari ibihe byiza, hataryoshye. Hanyuma rero umushumba yatubwiye gusenga no gusengana umwete. Nanjye ndagira ngo mbabwire amaboko aramira abanyamasengesho. Amaboko aramira. Amen. Mu by'ukuri buriya hari igihe tuza gusenga, burya tuza dufite ibintu 3 bituzanye. Tuza tuje gushima Imana, tuje no kuyisaba, tuje no kwezwa. Si ibyo 3 bituzana se? Hanyuma iyo turimo dusenga, intanga uko zishira, umushumba mu kanya hamagaye abezwa, mbona baraje, nanjye ninsoza ninshaka ndabahamagara baze. Imana idukunda ko twezwa. Amasezerano aruta yandi dufite ni ijuru tuzajyamo. Kuko nyuma y'iyi mibabaro tuzajya mu ijuru. Hanyuma mu ijuru icyo nahakundiye gituma mpora mpakumbura, mu ijuru ntibakena, ntibasonza, nta nzu z'imbohe, nta bitaro, nta mwijima. Mu ijuru Imana yarabiringanije ibintu byose. Imana ishimwe. Amen. Murumva mu ijuru atari heza? Dusome ijambo ry'Imana. Byahishuwe igice cya 7 uhereye ku murongo w'15. Igice cya 7 duhereye ku murongo wa 15 byahishuwe. Mwahageze? Igice cya 7 umurongo w'15. Handitse amagambo avuga ngo nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bayikorera mu rusengero rwayo ku manywa, kandi iyicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo. Ntibazicwa n'inzara ukundi, kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira, akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso. Amen. Hanyuma reka nicume nigira nkaha kugira ngo noye kuvuga hari abandi inyuma, umenye urahari uba ari ahari niwe yabereye. Murabibona namwe, nimubona umuntu yicumagana aha ntimuzagire ngo nindi mpamvu umuntu aba ashaka gukontorora abantu bari imbere nka gutya, batakuri inyuma kugira ngo tuganire. Noneho rero Bibiliya nimuzibumbemo gakeya, mwese mwubura amaso muyerekeze hano.
muze kureba undi muntu mpagarariye ariko nawe turi kumwe ari ahatagaragara ariko akora ibigaragara. Ntabwo mukumvise, ndavuze ngo ubusanzwe ari ahatagaragara ariko ibyo akora byo biragaragara. Imana ishimwe cyane. Abagabo bavuye hano kuvuga ibintu yakoze kandi bigaragara. Ntibigaragara ni ukuri. Umubyeyi ntavanye hano umwana, wahakana iby'uyu mugabo Imana yagaburiye inyama, wahakana n'iby'uyu mubyeyi waje amuhagatiye. Oya, tujye tuvugisha ukuri. Wahakana ibintu byose byavugiwe, wahakana n'iby'uyu mubyeyi uvuye hano. Uyu mubyeyi ntaje akabihamya akavuga ati najyaga mubona azenguruka hano inda nkabwira Uwiteka ngo Uwiteka uzitamurure. Ntiyitamuruye, ntitwamubonye. Rero ntitwabonye uza agenda nk'umuntu, ahubwo twabonye Imana izigenda nk'ikora. Ntabwo mubyumvise. Ntabwo twayibonye itembera aha muri karitsiye nk'umuntu, ariko twabonye imirimo yayo tumenya ko ari ikoze. Amen. Ibi rero biri kuri jyewe, biri no kuri wowe. Dufite ibihamya birenga kimwe. Mubona Imana yarakoze ibingana n'ibyo mutekereza cyangwa yakoze ibirenze. Munteze amaboko tuyihe icyubahiro. Amen. Rero dusomye ijambo ry'Imana rivuga ngo nicyo gituma ba mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro. Ku manywa na nijoro. Mu rusengero rw'Imana ruteye mu buryo bubiri. Hari inyubako ebyiri zombi zitwa urusengero rw'Imana. Ndagira ngo zisobanure. Iya mbere ni aha twicaye. Aha twicaye hitwa mu rusengero rw'Imana. Murabyemera? Niyo mpamvu mutanga inote zingana kuriya murashakira Imana urusengero. Ruriya rusengero Bibiliya ifite icyo yaruvuzeho, Imana yaruvuzeho ikintu. Umunsi rwuzuraga Salomo agiye gusenga umunsi wa mbere, yaravuze ngo inzu yawe Mana ibe mihumure, abayigezemo bose babona umugisha. Mushumba aba ni bake kubakwiriye kuza, kubera ihumure riba hano n'abahageze bakabona umugisha. Kuba ari amafaranga yose yaravuye mu mifuka yanyu ni igisobanuro cy'uko Imana yashyizemo. Kandi burya Imana nishaka miliyari kuri urusengero izafata abantu 10 hano ibahereze buri muntu miliyoni ijana batanga icya 10 miliyari hitiza. Niko bimeze. Kandi izahita ihera ku bantu b'abinyangamugayo bazabikora neza. Ubwo urimo cyangwa ndimo? Vuga uti ndimo. Abantu bakwiriye umugisha urimo, kubera kugira n'ishyaka, ugira n'ubushake bwo kuza mu rusengero. Cya kabiri, ugira ishyaka ry'inzu y'Imana. Kabubwo uvuga uti uyu munsi isukari nyihorere, ariko ku nzu y'Imana umufundi ntakabure. Imana ishimwe cyane. Urusengero rumwe navugaga ni urwo ngurwo. Icya mbere rubamo ihumure kandi rukabamo umugisha. Ntitubisoje ibyo. Kabiri, urundi rusengero Bibiliya yavuze ni urusengero rwo mu mutima imbere mu muntu. Buriya wowe uru rusengero rw'Imana mo imbere muri wowe. Sinzi niba wari ubizi. Muri wewe imbere uru rusengero rw'Imana. Muri make y'Imana ije gutura mu muntu, ntabwo itura mu ikote no mu mufuka, itura imbere hatagaragara mu muntu w'imbere. Kandi iyo igezemo igaragara inyuma. Ngo iki? Ntabwo mubyumvise. Ndavuze ngo iyo Imana igeze mu muntu imbere igaragara n'inyuma. Ntabwo Imana ijya yihishira hiri. Imana iyo ihari n'amaboko yayo n'imirimo yayo ubwabyo biritangaza, bakamenya ko Imana ihageze. Ntabwo nzi kubyumva rata, wowe ubyumva ahereza Imana amashyi, kubera ko Imana yarigaragaje mu buzima bwawe. Ndagasubiramo n'utarakumvise neza byumve. Ndavuze ngo Imana iyo igeze imbere muri wowe, ije imbere muri wowe ihageze. Ntabwo ushobora kuyisha ngo bikunde. Ubwayo iriyamamaza ikitangaza ikivuga, abantu bakamenya ko Imana ihari. Nimukavunike mwemeza abantu ko Imana yabahaye amafaranga. Kuri busheri nimuhura ukatisha ibiro 3 akatisha inusu, azamenya ko amafaranga yahageze.
ntimuzavunike mubwira abantu ngo Imana yampaye amafaranga, niba kubona mu modoka nziza bazamenya ko amafaranga yahageze. Ntuzababwire ngo Imana yampaye amafaranga, niba wambaye baze y'ibihumbi 100 nawe bazamenya ko amafaranga yahageze. Rero wivunika uvuga ngo nimwemere ko mfite amafaranga, nta nubwo twe dukeneye kubimenya, ahubwo wewe bimenye, aha kandi nanone n'Imana imenye yuko koko uyafite. Kubera iki? Kwa aya mafaranga hari icyo amariye Imana. Nuyagira ntagire icyo amarira Imana, ndaguhakaniye bizara mu gihe gitoya, ikindi gihe uzagaruka usubire mu igunira, mu ngunguru. Ko kantu twakize kera mu ishuri, uzasubira mu ngunguru nufata icyemezo cyo kuva ku Mana kuko igusubije, hanyuma ibisubizo bikujyane kure yayo. Jewe inama mbahaye mwebwe mwajaho, umushumba bahanuriye imigisha myinshi, nanjye ndayibifurije, ndabahendahenda. Iyi migisha nihagera muzifatanye n'Imana kurutaho. Kuyu mushumba ajya babera icyitegererezo. Uyu mushumba n'umusirimu, Imana yamuhaye umugisha, ariko umugisha uruti w'indi Imana yamuhaye ni uburyo akunda Imana. Rero urukundo akunda Imana si urw'amagambo, rurafatika, ruragaragara. Rero Imana mujye mwigira ku bantu nk'aba. Jewe ari igihe ndeba nkabona hari ibintu umuntu yabwira n'abantu, ubundi ntabwo umuntu yakunze Imana akayikorera bimuza gukira neza, ni ukuri, ahubwo ubukize neza. Namwe muzaba bakire beza. Amen. Hanyuma uru rusengero mvuze rero zombi, rumwe ni uruturimo, urundi ruba hehe? Nagira ngo mbibutse ko izi nsengero zombi zikorwamo isuku mu buryo butandukanye. Cyambere, uruturimo hano rukeneye amarange na sound proof, nibi byose mwashyizemo ni ibi ngibi nyine, kugira ngo Imana ihabe ihature hayihesheje ishema n'icyubahiro nk'Imana nk'umutware. Tumaze iminsi hari igitabo hari ndiga ndi umunyeshuri hariya kuri reka, hamwe mu isomo twariho twiga baratubwiye ngo Imana ntabwo ikunda ko abantu bakena, ngo kubera yuko Imana ubwayo twebwe turi ishusho y'Imana igaragara. Hanyuma rero Imana n'umutunzi wa byose n'umukire, ngo ikunda ko dukira, ngo ariko ikanakunda yuko duhaguruka tukajya kugerageza, kugira ngo ibyo bikeya tugerageje Imana ibiduheremo umugisha. Baravuze ngo abadahaguruka ngo bagende rero ntaho bazahurira n'umugisha. Umugisha uzawuhurira nawo mu kazi wagiye kugerageza, umugisha uzahurira nawo mu masengesho waje gusenga. Niwicecekera rwose ukinumira ntugire icyo ugerageza, uzigumira ku rwego wari uriho, nibiba naba ngombwa uzasubira inyuma, ntuzatera imbere. Ariko nusenga kandi ugakora, Imana izaguha umugisha nta kabuza. Muri uru rusengero rero urunguru hakenewe ibyo byose mbabwiye, hakenewe ubwiza bumeze nk'ubw'urusengero rw'i Yerusalemu. Ku munsi barusengeraga barusabira uwo mugisha mbabwiye, ngo icyubahiro cy'Uwiteka cyahise kimanuka kiza mu rusengero, ngo habubwira kabiri, ngo urusengero rwose rwuzura umucyo waka w'Imana. Abantu bamenya ko Imana irwemeye, irutashye, irujemo. Rero ubu mwitegura ibizaba murimo mutaha urunguru, mubyitegure. Ndamya nashidikanya ko uwo munsi umucyo w'Imana uzamanuka, ko muzantumire nzabimari. Murantumiye? Imana izandinde nzabe nkiriho, tuzafatanye gutaha ruriya rusengero, ruzaba ari rwiza, Imana izahabwa icyubahiro. Hanyuma uru rwa kabiri rero rw'imbere nirwo ngira ngo mvugeho, hanyuma tuvuge amaboko duhite dusenga. Uru rwa kabiri rwo mu muntu imbere rero rukorwamo isuku ruti. Uru rwa kabiri uburyo isuku yarwo ikorwa ni mu masengesho no kumurikirwa n'umucyo. Petero yarabyanditse mu gice cya 2 ku murongo w'9, arandika aravuga ngo ariko twebwe turi ishyanga ryera. Bande? Ishyanga. Aravuga ngo abantu Imana yaronse ngo twamamaze ishimwe ry'iyaduhamagaye, ituvanye mu mwijima w'icura burindi, ngo iratujyana itugeza mu mucyo wayo waka witangaza, iduhindura ubwoko bwayo bwite. Aba rero bitwa ishyanga ryera bagira ijwi rindi abandi bantu batagira, bagira amaso yandi abandi bantu batarebesha, bagira ubundi buryo bavugana n'Imana bwihariye bwabo bwite. Munyumve neza ibanga ririmo. Ndavuze ngo mwebwe bo mu ishyanga ryera mugira amatwi yumva Imana abandi badafite, mugira amaso areba Imana abandi batagira, kandi mugira uburyo bundi mukominika n'Imana, kandi buri direct n'Imana, mu buryo butuma iyo hari ikintu kije kwanduza inzu y'imbere y'Imana,
iryo jwi rivugana na rigabwira ngo iki ngiki no, iki no. Wagera hano ugahita uvuga utuwite, ndeba n'amaso y'imbabazi umbabarira, iki nacyo ntigitunganye. Ubwo iyo nzu nayo ikabigize ite? Ikozwe mu isuku. Nashaka kubabwira ngo Umwuka Wera ubwe ni ukora isuku mu nzu y'Uwiteka. Umwuka Wera ubwe ni ukora isuku mu mutima w'umuntu wubaha Imana. Umwuka Wera ubwe aganira, avugana mu buryo buri direkte n'abantu baza mu rusengero. Umwuka Wera ubwe niwe utegeka ibikwiriye gukorwa, niwe utanga gahunda, niwe uvuga ngo nimupange amasengesho y'iminsi 3. Mushumba akaba aravuze ati 3 tuzasenge, niwe upanga akavuga ati muyamare kandi mwiyiriza 3 mukaba murayarangije, mukayemara muri 100. Harimo umuntu umwe ufite umuvandimwe ufunze, kuma Umwuka Wera yagira ngo muze kumutera inkunga, musenge mu mubohoze. Muri makeya iyo gahunda yo mu rusengero ntabwo iri gahunda, burya ntabwo iba ari ya bose, haba hari bakeya babyungukiyemo kubera icyo Imana igambiriye gukora. Burya mu karema 3 kumbi hari 3 bendaga guta agaciro ko kuba abagabo, Imana igira ngo igarure agaciro kabo. Kumbi hari ababyeyi bari barabuze urubyaro, Imana igira ngo igarurire abana babo. Hanyuma umushumba nawe akaba igikoresho cy'Imana, agahita avuga ati 3 tuzayimara dusenga. Hanyuma rero weho iyo utaje ubuhombye inshuro 5, kuko wasanga Imana yari igambiriye kukugirira neza. Aba bantu rero Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo baba imbere y'Imana mu gitondo na nimugoroba. Icyambere, kubera ko baba imbere y'Imana mu gitondo na nijoro, Imana izababambaho ihema ryayo. Izagira ite? Mwabisomye mwabyumvise namwe? Izababambaho ihema. Icya kabiri, ntibazicwa n'inzara. Icya gatatu, ntibazicwa n'inyota. Icya kane, ngo habe n'izuba rizabica n'icyokere cyaryo ngo bibafate. Umva akaryoshye rero kurutaho, ngo kubera ko umwana w'intama w'Imana ngo ugendera hagati muri bo, ngo azagira ate rero? Azabaragira, namara kubaragira abashore ku isoko y'amazi y'iki? Ntabwo mwahasomye ngo ni amazi y'iki? Y'iki? Bavuza ya wasake nayo muri Nyamuko y'iwacu cyane mu Kabyogo. Bavuza isoko y'amazi y'iki? Nagira ngo twibukiranye kuri aya magambo yonyine turekeraho. Icyambere, iyo Bibiliya ivuze isoko y'amazi y'ubugingo, ibivuze isoko y'amazi abeshaho, ibivuze isoko y'amazi agira ate? Icyo twita ubugingo ni iki? Mu buryo bw'abasiyantifike, ubugingo ni ubuzima tugendanamo ariko bugizwe n'icyitwa amaraso. Yego. Hanyuma mu buryo bw'umwuka, ubugingo ni imibereho inyuranye cyane no kurya ibijumba n'ibishyimbo. Ubugingo ni imibereho abantu tuzakira mishya. Yego. Yohana yarabyanditse hano mu gitabo cy'ibyahishuwe, muzasome neza. Haravuga ngo Imana izahereza abantu ubugingo buhoraho. Kubera iki? Ubugingo ni iki? Izaha abantu mu bugingo buhoraho. Reka mbabwire ibintu 3 bizahaba. Yego. Itoro rizazamurwa, murabyemera? Rizazamurwa nande? Kristo azahagarara ku bicari hamagare, Umwuka Wera tuzeho atuzamure. Ntabwo tuzazamuka tugenda nk'abaterereye inzu, tuzazamuka dutya tugende tube tugezeyo. Muri ibyo yaravuze ngo tuzagenda dute? Aravuga ngo dore tuzambikwa amababa nk'ay'abamarayika, twigerere mu ijuru. Ngo tuzagenda igihe cya mbere tumara imyaka 7, 3 n'igice mu cyumba cya mbere, tuzayimara Imana ipima imirimo. Bite byanyu? Ipima imirimo, izageragereshwa umuriro, amashara agurumane, ibikenyeri bigurumane, ariko abazaba bafite imirimo ifatika bazasohokana mu icyo cyumba nyuma y'imyaka 3 n'igice. Bazasohokanamo amakamba. Ikindi, bazasohokanamo icyo bita izina rishya. Niko Bibiliya ivuga. Iri zina ngo ryanditse ku ibuye deja ryaranditswe.
ngo iri zina bazaritanga, ijuru rizaritanga, ngo rizaba rizwi n'urihabwa ndetse n'Imana irimuha, ntabwo abandi bazarimenya. Hanyuma aya mazina tuyinjirane mu cyumba cya kabiri kizaberamo ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Dutarame mu gitaramo cy'abera mu myaka 3 n'igice. Iki cyumba tuzaba turi mu birori by'umwana w'intama w'Imana. Abasigaye aha rero hano ku isi, iki gihe mbabwiye, iyi si izaba igituwe, abantu bazaba bagihari bakibaza aho itorero ryagiye. Niho hazaba intambara ngo yiswe iya Heremagidoni. Hanyuma twebwe turiyo, nicyo nivugiraga. Ndagira ngo mbabwire aka kantu gatoya, niko nanishatse kubabwira. Twebwe turiyo. Yego, Imana nimara kudupimira imirimo no kuduhereza amazina mashya, izakora n'umurimo wo kuduhanagura amarira yose ku maso. Hanyuma ivuge ngo wowe warihanganye. Bavugaga ko watinze gushaka, bakakwita iki na kiriya, kandi nawe wihangaga kwishingira ngo tukeshe izina ry'Uwiteka, ngo Imana iguhamagare kwegeke mu gituza cyayo, kubwire ngo humura mwana wanjye, burya narabyanditse narabimenye, iguhanagura amarira yose ku maso. Umva kandi uwo munsi aho tuzaba turi, urupfu ntabwo ruzahagera. Oya, oya, oya. Ngo abantu bazabaza urupfu imbaraga zarwo aho zagiye, ngo urubori rwarwo bazusuzugure baze ngo warupfuye. Noneho se kandi urubori rwawe ruri hehe? Kunesha kwawe warupfuwe kuri hehe? Hanyuma 7 nirangira, itorero rizagaruka rimanukane na Kristo, baze hano kwimana ingoma y'imyaka 1000 ku isi. Hano itorero ri kumwe n'umwami wacu. Byumve neza, bitekerezeho, ubyumve, ubishyire muri mindset. Tuzaba turi kumwe na Kristo ahangaha, agaragara, avugana n'ibituburanya, avugana n'ibiturushya n'ibitugora. Kristo ubwe azaba ahibereye. Hari ibintu tutazongera kubazwa, Yesu azajya asubiza ibyo bakatubajije mu gihe adahari. Icyo gihe azabyisubiriza. Hanyuma iyo ngoma y'imyaka 1000 nishira, itorero rizataha noneho ritashye. Nivugiraga aka gapande gatorero. Iki gice cyitwa ubugingo kuba Kristo kirenze cyane kuba hano. Muranyumvise? Kirenze cyane kuba. Ntabwo ubugingo tubugaburira amafiriti n'umuceri. Ubu bugingo ntibugaburirwa ibi bintu byose dukorera ahangaha. Ubu bugingo bw'iki gihe turimo tuvuga, dore bugaburirwa bukomezwa n'iki? Ko turya ibirinda umubiri hano, nibigira gute harya n'ibitera imbaraga, ibinyameke n'ibirinda indwara, bigenda gute rero? Ibi ngibi ubu bugingo turimo tuvuga bw'icyo gihe bugira gute? Dore burya ijambo ry'Imana, ariko bukomejwe n'iki? Ninde uri hano ngo amfashe wahishuriwe iryo banga? Bukomejwe n'amasezerano. Umva, ndavuze ngo ubu bugingo bukomejwe n'amasezerano y'Imana. Kubera iki? Ko mu masezerano Imana ijya ivuga iti jyewe abana bawe bazigishwa n'Uwiteka. Abana bawe bazigishwa n'Uwiteka. Ugahita wumva barize bararangije nta minerivare ufite. Ku Imana ivuga iti jyewe nzakugira umushumba, ikabikubwira uri umunyagice. Mwarabibonye? Uri umunyagice. Ubu muzabaza umushumba wanyu mutitubwira. Imana yakubwiye bwa mbere kuzaba umushumba giheke. Yakubwira ati nigaga igice cyangwa nagiye gusengana n'abarokore ntaranabatizwa. Iyo babikubwira ureba inzira bizanyuramo ukayibura. Ikindi shimira Imana iyo igiye kubikora nica mu matora. Ni ukuri kose. Bagira batya bagasohora urutonde, amasezerano agasohora, wabishaka utabishaka, icyo yavuze ikagisohoza. Mbibutse ikiko igituma amasezerano akomeye ku Mana, amasezerano arimo igisobanuro cy'imbaraga z'Imana. Gute rero? Niko nshaka kubasobanurira nako. Impamvu harimo igisobanuro cy'imbaraga z'Imana, nuko Imana itanga amasezerano itakubajije, ikayasohoza itakubajije.
kubera iki? Kubera ko iyo ivuze ibyiza abatadukunda bahita bashaka ibibi. Bamwe bajya no kuri kanyarira kubihirika, abandi babona tudakwiye ibyiza. Noneho rero irabivuga bahari cyangwa badahari, yajya no kubisohoza ntiteranye inama, bakazabona byarasohoye bagashimira Imana. Dawidi yaranditse rero muri Zaburi aravuga ati none Nyagasani Uwiteka, wereke umugaragu wawe ikimenyetso cy'ibyiza, uhindukire undebe umare umubabaro, kugira ngo abanzi banjye babirebe bamware bakorwe n'isoni babonye Imana ingiriye neza. Abatindanye n'Imana ndagira ngo mbabwire ngo ndabakomeresha amasezerano y'Imana. Cya gatatu ku isezerano ntakarenga, amasezerano iyo ahari, burya amasezerano Imana yarinda kuruta wowe. Nubona yose yasohoje akarangira, uzahita usezera umushumba umubwira uti mw'uyu mwaka ndagiye, kuko amasezerano yose Imana yambwiye yararangiye, nta rindi heruka kuma. Muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 11 yaravuze ngo Yeremiya urareba iki? Aravuga ngo ndareba inkoni y'umurinzi. Iramubwira ngo noneho rero Yeremiya, kuriya niko ndinda ijambo ryanjye kugeza ndisohoje. Mu Bibiliya y'i Burundi ho baranditse baravuga ngo ngukuriya uko mfata ubuhiri nkaburindisha ijambo ryanjye. Iyo hageze iyo imaze kurivuga Imana kavuga iti jyewe ndabivuze n'ukuri, uzabyara umwana kandi w'umukobwa, ihita ifata ubuhiri kazi karihagarara iruhande. Satani akarwana, bene ayo masezerano ararwanywa cyane, bene ayo masezerano ararwanywa cyane, ariko akarwana yajya kugeraho riri Imana ikamureba igitsuri, akibwiriza kavuga turwane ku bindi, ariko iki cyo karwana cyane, ariko yajya kuhagera Imana ikamubwira iti ibindi byose subutu hano aha wibeshye. Satani agasubira akavuga ati muteze ikindi gihe, kavuga ati nsubiyeyo ariko muteze ikindi gihe. Ariko Imana irinda amasezerano. Hanyuma rero amasezerano ay'Imana yasohoje arimo igisobanuro cy'uko Imana izaduha ubugingo. Ntabwo mubyumvise? Ndavuze ngo ay'Imana yasohoje, abo yagabiriye yarabitubwiye, abo yambitse yarabivuze, abo yahaye urubyaro yarabivuze. Iyavuze ibyo ikabikora, niyo yavuze ngo abayizera nubwo baba barapfuye bazazuka kandi bazahabwa ubugingo buhoraho. Iravuga iti abo ntibazicwa n'inzara ukundi. Hari ibintu bigera muri bitatu bibabaza umuntu, kembabwiremo bitatu bibabaza umuntu kuruta ibindi. Icya mbere mu bintu bibaho bibabaza ni ukubaho hano ku isi ukabaho nabi, ukabaho wicwa n'inzara. Inzara irarikora. Abantu benshi batutse Imana kubera inzara. Turashimira Imana ko hari abajya bajya gusenga, nabwira Imana ngo Mana ngo noneho ndakuvaho n'inzara iranyishe wananiwe kuntabara, ngo bene arya Umwuka Wera ahita aza agahagarara imbere yawe akavuga toya aya ntiyagera imbere ya data asarya. Ngo akajya imbere ya data Umwuka Wera akavuga ati yewe uriya muntu amaze gucogora akeneye kumwongerera imbaraga. Bwa bupfu n'ubupfapfa bwawe akabwimirira ahantu ngo butarakaza Imana. Umva kuba imbere y'Imana icyo bivuze. Imana jewe nkurikije ibintu wambwiye utakoze. Umwuka Wera akabari hafi aho ngaho akakumva akakureba, akagenda agera imbere ya data akavuga ati yewe ya masezerano amaze igihe mu mayira, none akeneye kumwongerera imbaraga. Bwa bupfu n'ubupfapfa agashyira mu kabata agacecekesha akavuga ati aya ngaya ntabwo ari ayo kujyana imbere ya data. Kumwanditsi w'Abaroma aranditse kuko niko Umwuka Wera dusabira mu ntege nke zacu, ko tutazi icyo dukwiriye kuvuga, ahubwo Umwuka ubwe niwe udusabira uko bikwiriye, agahita bituvugira neza. Haleluya! Agahita bituvugira neza.
kavuga ati data akeneye izindi mbaraga, yarushye atindanye amasezerano, mutabara. Aya maboko rero, aya maboko mbabwiye, aha Bibiliya yavuze ngo nicyo gituma baba mu nzu y'Imana ku manywa na nijoro. Nagira ngo soreze ku gatekerezo kamwe. Mwasomye igitabo cy'umugenzi, murakizi? Mbabwira uduhe dutatu gusa tw'umugabo umwe wagenze ajya mu ijuru, nigarukire ndekeraho dusenge, kuko umushumba yabigishije neza, nanjye nasanze ari amavuta arimo asoza. Nzagaruka mushuri, muzampagane, ndashaka kuzoza nicare hano unyigishe ngubwe neza nitahire. Uwo munsi nzaba nabasuye, ariko nje kubasura gusa ngo numve ijambo ry'umushumba. Uyu mushumba ndamukunda cyane, n'umuntu w'Imana. Hanyuma mukristo muramwibuka yaturutse mu kihe gihugu? niba mumwibuka, kirimbukiro. Igihe cya mbere ngira ngo mbabwire ni igihe yagenzemo, akigendanamo amakuba n'ibyago, cyo kwambuka isayo yitwa agahinda gasaze. Mbega isayo, mbega umuzigo ku mugongo, mbega uburemere bwayo, mbega icyondo n'uburyo ari kirekire. Ibaba we, ngo yarahageze ngo agira ingorane, ntiyabona amabuye abagenzi bambukiraho, ngo aragenda, yarayabuze. Kandi nawe umaze iminsi warahebye rwose, urucundo rurarunaga, reka da ntacyo ruzana, uragerageza ikirere ukakibura. Siko niyo agiye gusenga burayavuga nayacira nayamira. Ngo ariko arihangana, arakukuza, arambuka. Ngo yari kumwe n'uwitwa Nyamugirya nino yisaye urataha. Ngo ageze iwabo atwika agasozi, aravuga ati iryo size inyuma ntirinkurikire. Umugabo twajyanye ababeshya ko agiye mu ijuru, inzira yambukiyemo ni ukuri ntabwo ijya mu ijuru. Nta muntu wagenda ruya rugendo umeze kuriya ngo abeshye ko ajya mu ijuru, nkurikije umubabaro utera abayigendamo. Ngo harimo umugabo witwa Bwenge bw'isi, wumvise iyo nkuru, ngo ahita aca ku kandi gasozi ajya gutega mukristo ku musozi witwa umusozi Biruhanya. Ngo yamutungutseho, ngo mukristo yagendaga avuga ati, undi ngo aramusatira, aramwegera, aturaho wa mugabo, undi ati muraho, kubera icyo utaratura uwo mutwaro kuvuna utyo. Undi ati mwigisha yambwiye ko nzahurira n'umwami Yesu ku musaraba kanduhura. Undi aramubwira ati umusaraba uri kure cyane, ntuzawugeraho utarapfa, narije kukugira inama. Hirya aha mu gikombe cy'uyu musozi hari umugabo hatuye witwa Mwikirisha amategeko. Yego sha, ati bagira inama abantu bakabatura uwo mutwaro, none wemera uce hano. Undi atoya yewe wanyigishije yambwiye, kandi ari wari uturutse ku Mana. Undi ati nanjye naturutse ku Mana, nguhe ikimenyetso. Undi ati ikimenyetso ni uko wambutse isaha agahinda gasaze, ntubona aho abagenzi bambukira. Makuru yayakuye kuri Nyamugirya nino, ayahinduye ahawe n'Imana ako kanya. Imana ibarinda abahanuzi baperereza, Imana ibarinda abahanuzi b'abatekamutwe, Imana ibarinda abahanuzi bameze batyo mu izina. Batacekeshereje hano mushumba, bene abo batekamutwe ndabirukanye mu izina. Ngo mukristo aravuga ati yo muye n'umuntu w'Imana, ngo ahita akebuka ajyayo, ngo akigenda ari mu nzira, ngo akabona umusozi uramanutse, urashaka kumwicara ku mutwe. Ngo ariko akiri mu nzira ataragerayo, mubwiriza butumwa arahatunguka, ngo amuhagarara imbere, amaze atugeza hute, ugeza hute. Undi ati nahuye n'umugabo hariya, niwumbwiye ngo mpanyure. Sinakubwiye kuzihangana ukazamuka uyu musozi ukawurangiza? Umva torero, imbuto mubuze ngo muzahabwe aya masezerano abasohorere ni imbuto yitwa kwihanga. Ngo mukristo n'ipfunwe ryinshi, ngo atangira kurira mu maso, amanuka amarira menshi. Ngo ariko arakebera akatasubira inyuma ajya kuzamuka. Ngo ariko hafi aho ngaho, ngo yarawuzamutse umusozi arawurangiza, ngo atunguka ku musaraba. Muri ibyo 251 yaravuze ngo hirya y'umusaraba, ngo mbonayo umworera n'umunwa w'ikuzimu, ngo washakaga kongwamo. Ngo ariko imbere yawo, ngo hari umusaraba, ngo uteze nk'amaboko, ngo kandi unyize ntagwayo. Ngo yabaye akiwitegereza umusaraba, ngo umutwaro umanuka bucece. Hari ibintu utazavugana nabyo ngo nimugende, bizabona umwami Yesu mu buzima, bizabona amaboko y'Imana bikamanuka ku mugongo bikibwiriza. Muri make wamenye igihe byaziye, ariko ntuzamenye igihe bizagirira bite. Ngo umutwaro uramanuka no muri wa munwa w'ikuzimu wituramo.
ngo ajye kubona abona hatungutse abagabo batatu. Uwa mbere yaraje aramubwira ngo muri ibyaha byawe urabibabare. Uwa kabiri ngo yaraje amwambura ikanzu y'ubushwambagara ngo amwambike ikanzu nziza yera. Uwa gatatu araza amuhereza umuzingo aramubwira ataha harimo ibyo kurya nusonza, harimo iby'imbaraga nutentebuka, ujye ugenda usoma uno muzingo, ndakurahiye uzagerayo. Kandi nyiri kiriya gihugu agira amaboko aramira abagenzi bagana mu gihugu cy'Isiyoni, azagutabara, ntuzakurwe umutima ngo uterwe ubwoba n'abo muzahura bahindukira bakimirana, oya wowe uzakomeze. Ngo yikojeje imbere gato yakubitana na Mwizerwa, bagenda bagirana inama baganira. Musho Imana izakumere bene abo bantu. Ngo bagendaga bahana ubuhamya, ngo akabaza ariko mbwira wowe uko byagenze. Akabwira ati natahuye ko nuye mu gihugu kirimbukiro, menya amakuru meza yuko hari igihugu abagenzi baruhukiramo. Weho byagenze gute? Ngo nanjye nuko byagendekeye. Ngo bakagenda babwirana amagambo yo kubakomeza. Ngo batungutse mu isoko ryitwa isoko ry'imburamumaro, ngo umutware wo nyiri iryo soko ngo yitwaga Bezeburi. Ngo bahageze rero ngo bajya kugura ukuri, babafatira mu isoko batwara mu rukiko. Ngo barabagejeje barabazonga, barabashinja. Babashinjaga habagamo umugabo witwa ngo Nzigira, ngo habagamo umugabo witwa Nzimwishakira cyubahiro, ariko wadanje wari urimo wari ukokoma yitwaga Nzikayidini. Ngo yaravuze ngo nuwampa iby'isi byose, uwampa amajerwa y'i Kigali, akampa y'i Burundi, akampa y'i Dubai kuri pota aho bira mu Mushinwa byose, ngo mbishuti n'aba bagabo sinabyemere. Aravuga ngo ahubwo ngo nari nkwiye kwemera ko nari nkwiye kwihanganira kuvugira muri urukiko bamaze gupfa. Ngo banze inyigisho za Bezeburi, ngo batahuye ikindi gihugu ngo cyabera ndabanga we ngo Mwizerwa wacu urubanza arapfa. Mukristo baramufunga igihe kigeze, ngo baribwiriza baramurekura ngo agitirimuka gato yakubitana na Byiringiro. Ngo bagenda baganira, bari mu nzira bagenda, Mana iguhe umugisha, bari mu nzira bagenda. Ngo yagendaga amazi ati none se kandi wowe? Ngamubwira ngo yoho, ngo nanjye namazwe n'ibyiringiro mu mutima byo gushakisha igihugu kirushije iki kuba cyiza. Namenye ko umwami wacu agororera bamwiringira, namenye ko ahemba neza, namenye ko adatererana bamwisunga, kandi ibyiringiro nagize nabikomoye ku musaraba. Yo aravuga ngo uwo musaraba umbwire ngo nawugezeho ndatabarwa, ariko sinawusobanukiwe neza. Waramubwira ngo uriya niwo musaraba, isa umusaraba w'isoni, aho umwami Yesu yabambwe ibyaha byacu byose akabibambirwa akadupfira, hanyuma tukaba turi abana b'Imana. Ngo yo ngo bakibwirana ayo magambo ngo bagwa mu nzira eshatu. Ngo ebyiri zarimo ibibuye bishinyitse zimeze nabi, ngo ariko hari n'indi manuka itya ngo yajyaga kumera neza, ngo ufite ingazi, ngo bakabona irerekeza ahantu hasa naho ari heza. Bavuga bati iminsi tugende mu makuba, ahari Imana iraturuhuye. Ngo bagitirimuka bagana mu iyo nzira, ngo bumva amajwi y'abantu baboroga bataka. Ngo bacyumviriza ibibaye, igihanda kirabafata, ngo cyabamanukanye ikuzimu, ngo kirabafunga mu kazu ko hasi, ngo kirabakubita, ngo kirababwira ngo kirabakubita, ngo nzongera mbakubite kugeza mupfuye. Ngo kiratakibwira umugore wacyo witwa Nyirabyiringiro biki, ngo nafashe ubugabo bubiri bwigize ishyano, ngo burimo buracika bugana mu gihugu cy'Isiyoni. Ngo ariko nabukubise. Umugore aramubwira ngo ejo uzabakubita inkoni zikubye kabiri, uzabakubise uyu munsi, uzabakubita ubumvishe bave muri iyo myizerere n'ibyo bintu bagiyemo, byo ni biki. Ngo kiragaruka kirabakubita umunsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu kirongera, ngo kirababwira ngo reka mbagire inama y'ibintu bitatu muzakora, muhitemo kimwe mwiyahure. Cyarabanje kizana uduhanga tw'abantu kishe kera, ngo kiratubereka kirababwira ngo utuduhanga ni utw'abari bameze nkamwe bigize ishyano, nimutinda kwiyahura nzabagenza nte. Kabiri, muhakane ibyizerwa, muba abagaragu banjye mbemere, niba mutabyemeye mumenye ikibakurikiyeho. Icya gatatu, kwiyahura niba bibananiye mukaba munaniwe no kwihana ngo mugende iriya, muhitemo urupfu kuko nzabica. Ngo kimaze kubakubita umunsi wa gatatu, ngo kiragenda, ngo baraganira. Mukristo abaza Byiringiro ati koko se ubu tuziyahure? Ndababwira amaboko y'Imana aramira abagenzi, Imana ishimwe. Ngo aravuga toya, mu byizerwa ibyo ufite
hari amagambo avuga ko hari igihe hazazuka abapfanye ibyiringiro. Umwami azaza bajyane, kandi ngo impanda nivuga abapfuye bizera bazayumva mbere yuko abari ku isi. None kubera izo mpamvu reka kizatwice nyiri kiriya gihugu azamenye urupfu rwacu, azatuzure hamwe n'abandi bapfuye bizera. Baravuga ati iyo nama ungiriye ni y'ukuri. Ngo baba barasinziriye, ngo mu kandi kanya byiringira ararota. Baravuga ngo ariko mbonye abagabo batatu bambaye imyenda yera, kandi mbonye bamanukiye hano baje kutujyana. Ngo mukristo aramubwira ngo umenya ari we baje kujyana aho nagendaniye nawe, ntiwigeze umbwira amagambo y'incamugongo. Ntabwo wigeze ubura ibyiringiro. Mwebwe mu buri ibyiringiro mukabitakaza, mutakaje icy'ingenzi. Mugumana ibyiringiro mukomere, kabone nubwo mwaba mu makuba, Imana igira amaboko aramira abagenzi. Ngo bakiri muri ibyo, mukristo yibuka ahantu yageze ku nzu nziza yitwa inyumba nziza. Murayibutse? Ngo yarahacumbitse bamuha amazi meza ashyushye arakaraba, ngo araryama araruhuka. Baramubwira ngo iyi nzu ni iya nyiri kiriya gihugu, ngo yashyiriyeho abagenzi ngo baruhuke. Ngo bamuruhuramo umunsi wa mbere n'uwa kabiri, kuwa gatatu ajya kugenda, ngo bamutembereza mu nzu y'intwaro. Nako nsorezaho. Ngo bamujyana mu nzu y'intwaro, ngo bamwereka ya nkota Goliyati yari afite, ariyo yamwishe Dawidi akayitahana. Baravuga ngo iyi ni inkota yarwaniriye Dawidi kera. Ngo bamwereka ibintu byose biri mu iyo nzu, ngo ariko abonamo n'ahantu hari harunze imfunguzo nyinshi. Ngo arabateze imfunguzo zivuga iki? Ngo baramubwira ngo izi zisobanura amasezerano y'abera, ngo azakingura ibisubizo byabo igihe bizazira. Ngo barangije kumusuza iyo nzu, ngo bamubwira bati ibikoresho ubona byakugirira umumaro muri iyi nzu ubifata ubyitwaze, turabikwemereye. Yego. Ngo ahita atora ya nkota ya Goliyati ya Dawidi ayishyira ku mufuka, afata no kumfunguza ashyira mu mufuka. Aravuga ati amasezerano nibyo byiringiro byanjye, nanjye amasezerano nababwiye ngo amasezerano yacu yose kugera mu ijuru bikomejwe n'iki? Iyi nkota niyo yishe Dagoni. Murabyibutse ko cyamu cya Porowoni ngo cyarwanye nawe amasaha menshi, ngo cyenda kumwica, ngo kimugwa hejuru neza yenda gupfa, ngo umwuka wenda guhera. Yibuka ko ayifite, ayikura ku mufuka arayigitera kigwa nk'iriya. Ngo kimaze gupfa nawe arasinzira gake. Ngo akisinziriye, ngo mu ijuru iyo bamenye ingorane umugenzi yahuye nazo, ngo bohereza marayika azana ubwungo. Ngo yazanye umuti aramuhanagura. Ngo umukristo yarakangutse yirebye, ashaka inkovu n'imwe arayibura. Ashaka inkovu imwe ku mubiri arayibura, kandi yaryamye avirirana amaraso amerewe nabi. Hanyuma rero imfunguzo umva icyo zakoze. Bakiri muri ubu buroko nababwiye, ngo barangije kuganira aya magambo, ngo umukristo yakoze mu mufuka, ngo asanga afite urufunguzo. Ngo akingura urugi rwa mbere, na rwa rufunguzo yavanye hehe? Ku nyumba nziza. Ingufuri irakinguka. Urwa kabiri irakinguka. Urwa gatatu irakinguka. Agiye kubona, ngo bibona bageze mu mucyo wakabitangaza ahagana hanze. Ngo umukristo abwira byiringiro ngo ayiwe, na mbere hose icyo twazize twibagiwe ko dufite imfunguzo, ari byo byasezera nijwe zisimbura amasezerano duhawe n'Imana na nyiri kiriya gihugu, ko azaturamira, ko azatugezayo, ko tuzaba amahoro, ko tuzarya mu gihe abandi baburaye, ko tuzabaho Satani atabishaka, ko tuzabaho isi itabyemera. Ayo niyo masezerano y'abera. Amaboko y'Imana barabaramiye, ngo bagere hanze. Baravuga ngo ntabwo tuzagenda tutabwiye abagenzi bazadukurikira batazagwa mu mutego nk'uwo twaguyemo. Ngo banditse amagambo, icyapa barakizamura bagishyira mu nzira nyabagendwa hagati. Baravuga ngo bagenzi mugane Siyoni, muramenye ntimukanezezwe no guca mu nzira nziza, mwemere kunyura mu nzira ifunganye, kabone nubwo yabamo intare zitontoma, kabone nubwo yabamo ibiki n'ibiki, muzihanganire guca mu iyo nzira iganisha ku bugingo buhoraho. Ariko nimushaka inzira yoroshye nziza iboroheye mwese, muzamenye ko bizarangirira mu buroko bw'igihanda mugapfirayo. Torero, ndabasabira nanjye nisabira ngo amaboko y'Imana turamire tugeze mu minsi mibi.
Amaboko y'Imana baramire mwebwe banyamasengesho. Amaboko y'Imana aramira abana banyu. Dore Satani arabashaka kandi arabashakisha imbaraga nyinshi. Amaboko y'Imana aramire abavandimwe bawe. Amaboko y'Imana aramire umutware n'abana. Amaboko y'Imana aramire umufasha. Amaboko y'Imana baramire mwese. Amaboko y'Imana turamire mu izina. Ndashoje menya natinze. Nzagaruka. Amaboko y'Imana baramire mu izina rya Yesu. Ndumva nshaka ko muhaguruka tukabwira Imana ngo akira aya maboko yacu. Turamire mwami, turamire mwami, turamire, turamire, turagushaka. Ntabwo nakumenyera ibyifuzo byawe. Sinifuza nta nubwo ari ngombwa kubimbwira. Byaturira imbere y'Imana. Uyizamuriye amaboko. Reka mbwira uriya muyobozi wa gahunda ze azamura isengesho. Tubwirire Imana ngo turamire. Tubwirire ngo turamire. Mu kukuramira Imana izi bikugoye kurutaho, ariko bibwire uyihereza ayo maboko, uyibwire uti nkomeza mwami ntunde kure, undamire mwami. Wewe nyine Kristo, wewe nyine. Dore tuzamuye amaboko yacu, tugeze mu minsi mibi, tugeze mu minsi iteye ubwoba, tugeze mu minsi irimo akarindagiza kenshi, tugeze mu minsi igushije abagenzi benshi, tugeze mu minsi inanije abagisiyoni, ariko amaboko yacu twayazamuye imbere yawe. Reba aya maboko y'abantu bari imbere yawe, reba aya maboko y'abantu bari imbere yawe. Baravuze ngo ni wewe wenyine, ni wewe wenyine. Baravuze ngo nta wundi wabagirira neza, baravuze ngo nta wundi wabafata, baravuze ngo nta wundi wabakomeza. Baravuze ngo nta wundi biringiye, nta wundi bikomejeho, nta wundi bahanze amaso, nta wundi. Ni inzira iri mu mwijima, umucyo utagaragara. Ni inzira tugeze mu kabwibwi, ni inzira, ni igihe umucyo utagaragara, ni igihe umwijima ubudikiye abagenzi bose bagana Isiyoni. Ariko wewe wenyine ni wewe duhanze amaso. Twahanze amaso abantu biranga, twahanze amaso abo tubona babishobora byaranze, ariko muri aka kanya turamire, 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 turamire. Numana tugiye gusitara tukagwa, wongera utuzamure, wongera uturamire. Ni ikirere kiri kwica abantu, ni igihe kiri kuyobya benshi, ariko tugeze imbere yawe muri aka kanya. Turavuze ngo wewe wenyine ni wowe ushoboye, ni wowe ukora, ni wowe utureberera, ni wowe utuvugira, ni wowe wavugana natwe, ni wowe wakorana natwe. Muri aka kanya turavuze ngo Kristo, bendera ryawe rirazamuye. Muririmbyi aravuze ngo rero ngo doruje uhuruye utyo utabara bawe, ngwino uhurure dutabare.